Ibihe byiza kuri mwese mudahwema kudukurikira, ikaze ku Makuru Rwanda TV, isoko y'inkuru zubaka rubanda. Umusore w'imyaka 33 wo mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Nyanza yatawe muri yombi akekwaho kwica nyina umubyara. Biturutse ku makimbirane bari bafitanye ndetse n'ubusinzi bukabije uyu musore akekwaho. Ni inkuru iteye agahinda, aho umwana yafashe umwanzuro ugayitse maze agafata umuhoro akawutemesha nyina umubyara, bikarangira nyina hasize ubuzima. Ibi byabaye ahagana saa moya za nimugoroba. Nyina w'uyu mwana yabatekeye agiye kubagaburira ahagana saa moya za nijoro ngo umuhungu we yanga kuza kurya, areka nyina ngo abanza gufata ibyo kurya ndetse n'umuvandimwe we. Nyuma yaho bamaze kurya, uyu muhungu ngo yahise afata inzu yose arayikinga, akingirana umuvandimwe we, ubundi nyina amukingirana muri saro. Biza kurangira ngo afashe umuhoro awutemesha nyina. Umuvandimwe ngo aza kuvuza akaruru, abaje gutabara basanga nyina yamaze gupfa kera. Uyu mwana w'umusore wahise yijyana ku biro by'akagari kabo ka Mututu, ubundi ngo aza kubwira inzego z'ubuyobozi yuko ngo amaze kwica nyina. Inzego z'ubuyobozi zihutiye kuhagera, ziza guta muri yombi uyu musore. None abaturage batuye muri aka gace, intimba n'agahinda ni yose kubona umwana yica nyina w'umubyaye akamwica urw'agashinyaguro. Bamwe mu baturage bagane natwe baravuga ko ngo muri iki cyumweru nyakwigendera Mukasine Violeta ngarutse gutanga ikirego mu nteko y'abaturage, ngavuga ko umuhungu we yagambiriye kumwica, maze abandi ngo bagira ngo ni ibyoroshye, kandi ngo umuhungu we yari amaze igihe kinini atyaza umuhoro yigamba ko azica nyina. Yewe nanjye nari nagiye ku itabaro, hanyuma aho nari ndi mu nzira mvuye ku itabaro numva abaturage barampamagaye bambwira ko umuhungu yakingiranye nyina arimo aramutemagura. Ngerageza kubwira abari babimbiye ngo nibashaka amasuka cyangwa n'ibindi bakubite ku rugi bikinguke, babashe kuba batesha uwo mwana ko yakwica nyina. Nari mfite moto rero nahise nihuta, ngeze aha ngaha nsanga yamaze kumwica. Uburwayi yari afite yajyaga agira ibibazo byo guhera, bikamufata hashize igihe, ariko n'ubundi yari yageze kwa muganga akajya afata imiti ku buryo bitari bigikomeye cyane. Yuko umwana yishe umubyeyi we yibyariye, kandi nawe muhungu yari afite wenyine, ariko amakuru atugeraho afatika ni uko uwo muhungu yari amaze iminsi avuga ko azamwica, avuga ko azamwica, ndetse abamukurikiraniye hafi baturanye bavuze ko yari yashaje n'umuhoro. Yaje rero nijoro bamaze kugira icyo bafungura, akana babanaga akuzukuru k'uwo mukecuru kagiye kuryama mu cyumba, we yararaga mu nzu yo hanze. Kageze mu cyumba aho umukecuru yararaga mu cyumba kindi muri iyo nzu, akubitamo ikara arakinga, amukingiranye. Umwana agiye kumva yumva arimo aratemagura umukecuru, aratabaza arataka, atemaguye umwana we akoze ku rugi asanga harakinze. Umwana ahita akingura idirishya aca mu idirishya, nibwo hatabaje abaturage. Abaturage bahageze basanze nanone hagikinze, ariko noneho aca mu wundi muryango aragenda ngo yijyana ku kagari. Yari abigambiriye kuko abaturanyi bambwiye ko yari amaze iminsi atyaza umuhoro akawubika, akazongera agasubiramo akongera akawutyaza, ku buryo ngo yari awutyaje inshuro 3. Yego, impamvu nanone yari abigambiriye ni uko yabanje gukinga, mu gihe cyo kumwica ngo babanje kurya, we yanga kurya, aricara arakomeza ariyumvira. Hanyuma aza guhaguruka rero, undi mwana babana mwishywa we yamutindiranye mu cyumba cye, atangira gutemagura nyina. Rero umwana aca mu idirishya, niwe watabaje. Ndeba ubutabera bwakora akazi ko guhorera uriya mukecuru, yari umukecuru mwiza dukunda. Ikindi navuga cy'iyi leta yacu nziza,
yavaniyeho igihano cyo gupfa, ariko bitewe n'aya mahano yaguye mu gihugu, ariko noneho uyu munsi ntibavugurura itegeko. Yatubabaje cyane bikabije kumva nk'umwana wawe wibyariye afata umuhoro akagutema akageza ubwo akwica waramwiyonkereje. Byaduteye intimba iteye ubwoba ku buryo kumwe kubyumva mu bihutsu kubyumva biragoye cyane. Yakora natwe twabyumvise ko ntabwo nahageze neza ngo ndebe mu bwo kumva ko bibugaje nijoro bane duturuka kuminuka muri mudugudu ngo mutemye mu mutwe n'akaboko waragaca. Niko amakuru ya aho dutwa muri mudugudu nkuko mu mudugudu amasangano hari muri Kanyinya twahageze rumva umuramba wamaze kujyana. Kugeza kuri ubu umunyamakuru yagerageje kuvugisha ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza ngo tubabaze byinshi ku by'iyi nkuru iteye agahinda. Ku murongo wa telefone ubwo twahamagaraga umuyobozi w'aka karere ntiyigeze atwitaba. Mu gihe yazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Wibuke kugenda ukanze subscribe kugira ngo inkuru zijye zikugeraho mu ba mbere.